gitabo cy'ibyahishuwe harimo amabanga n'ubusobanuro bw'inyandiko zahishwe n'imizigo y'abahanuzi bakera. miliyari zisaga zirindwi z'abatuye isi, benshi bafite amaso ariko ntibabona. Hari ibyahishwe bamwe bihishurirwa abandi. Nimwumve neza mw'abatuye isi mwe, mu gitabo cy'ibyahishuwe harimo amabanga n'ubusobanuro bw'inyandiko zanditswe ku nkuta. Ni mu myaka ya kera, mu binyejana byahise, muzasobanukirwa iby'amasinya akoreshwa ku banyamuryango bakorera mu mwijima w'ibanga. Atansiyo, mwumve neza muzamenya iby'imibare itatu n'inoti iriho ikimenyetso gisobanura urumuri rw'isi. Ni ibanga rikomeye risobanurirwa mu nama y'umuryango w'abaharanira kwigarurira abatuye isi. Ntibyoroshye kumenya ibyabo, kuko abo ntibadindiza iterambere, ahubwo bariteza imbere. ese ubundi abo ni bande? N'abagize idini rifitiye inkomoko ku mugabane wa Erope. Mu gitabo cy'ibyahishuwe harimo amabanga n'ubusobanuro bw'inyandiko zahishwe n'imizigo y'abahanuzi bakera. Ntibyoroshye gusobanukirwa imikorere y'iryo dini, abanyamuryango baryo uzasanga ari ibikomerezwa biyoboye abatuye isi. For example, nk'abaririmbyi bo mu rwego rwo hejuru ndetse n'abayobozi b'ibihugu bamwe na bamwe, na 0.1% by'abayobozi b'amadini. Sabo gusa, hari n'abandi bavugwa 15%. Abo ni abahagarariye ibikorwa bifite abayoboke benshi. uvuze ngo iki? Ndavuze nti abandi basigaye bose muri abayoboke b'umuryango mugari wa Illuminati. Ndabizi ubwo benshi murimo kuvugira mu matamatama muti njye ndi umuturage ntaho mpuriye n'ibyo. Ariko system itangaje ni uburyo bw'uruhererekane rw'abatuye isi, science and technology. Ubu turi ku muvuduko w'iterambere, nta kindi wakuza abatuye isi kitari ubukungu cyangwa iterambere. 70% by'abatuye isi ubu turi muri sisiteme ya connection. Mu gitabo cy'ibyahishuwe dusangamo iby'amabanga atatu y'ubuhinduzi bushya buri hano ku isi. Mbese muzi tekinoloji dukoresha uburyo yajemo? So iyi ni filozofi kugeza n'ubu
benshi muri twe ntiturasobanukirwa neza. mu gitabo cy'ibyahishuwe harimo amabanga n'ubusobanuro bw'inyandiko zahishwe. Imizingo y'abahanuzi ba kera. Hey, listen to me please. Ninde muyobozi w'isi? Benshi bavuga ko icyicaro cye kiri mu ijoro, abandi bati icyicaro cye kiri hano ku isi. Hari n'abo uzasanga bamusobanukiwe neza, abo bazakubwira ko uwo akorera mu mwijima w'ibanga, kandi uwo kumumenya ntibyoroshye, akoresha ubwenge burenze ubw'abantu. Gusa uzitondere kumenya byinshi ku mabanga y'isi. Sisiteme ya Illuminati ni umwijima w'ibanga, niyo mpamvu utazigera usobanukirwa iby'abapasiteri basigaye batwara bibiliya zabo muri telefone. Usibye ko muri sisiteme ya konegisiyo hazakoreshwa n'ikarita imwe ku isi hose. Nimwitegure kandi mube maso, hazaza n'ikimenyetso cya kashe y'umuriro kizaba kiri mu mibiri yanyu. Sisiteme ya Illuminati irahambaye, irenze ubwenge bw'abantu. Ndabizi benshi ntitwakwemera kuyinjiramo, ariko turi abayoboke bayo. Mu gitabo